Welcome to the pain zone. Ati urakaza neza mu gice cy'uburibwe. Ati ni hano tuba, niho tuba mu buzima bw'uburibwe. Ati sekera uburibwe, obera uburibwe ubufate ubucakire. Undi ati ugomba kwiga gukunda uburibwe. Ati ba wa muntu witeguye kwakira ko uri mubi, ibidasobanutse mu buzima ukabyakira, gutsindwa, witeguye cyangwa se witegure gukora ubutaruhuka, kunyura mu bikomeye, ntugatinye kubabara, ntugatinye kwigomwa ibintu niyo byaba bisaba igitambo cy'amaraso. Nta magambo. Ati uyu niwo mwanya w'amahirwe mu buzima bwawe bwose. Ati iruka jya kure. Ati uburibwe buzahora bugutegereje ngo bukwaze ikibazo kimwe cyoroshye gusa. Ese witeguye kugera ku ntego zawe cyangwa se uri umunyamagambo gusa, uri uw'amagambo? Nta magambo. Mu gice twahariye amasomo y'ubuzima ni ku cyumweru no kuwa mbere nibwo dukurikira ibiganiro nk'ibyo. Reka dutangirane icyumweru n'amagambo 23 yavuzwe n'abahanga isi yagize. Nitwa Mugisha Samuel. Banza ukore subscribe. Ubuzima tubamo buragoye kandi uko bugenda gucya urushaho gukomera no kwamayibera akaze. Iyo ucunze nabi ntumenye watakariye. Umva amasomo rero y'ingenzi twungukira mu kiganiro gatabo, amasomo yagufasha mu buzima. Aya ni amagambo ubundi yavuzwe n'abanyabwenge isi yagize. Ngo burya ikibi kizava cyangwa se kiva mu muntu busanzwe aho ari umuntu mwiza. Umuntu ahindurwa n'abandi, mbese uko tumubanira. Ati sintewe ubwoba no gutakaza abantu, kubura abantu batanyitayeho, batanshaka muri ubu buzima. Dore ko nabuze nabo nari nshaka, nari nkeneye bakantenguha. Nyamara nkaba nkiri muzima, nkaba nkiri muzima ngihumeka, ntarapfuye. Ntazagira ugutera ubwoba. Ati nugira amahirwe rimwe ukaganira n'umugabo w'umunyabwenge ufite ubunararibonye biruta kumara imyaka 10 usoma ibitabo magana. Henry Wadsworth Longfellow niwe wavuze ibyo ngibyo. Ati ruswa uburiganye cyane ruswa mu butabera iganisha ubwami mu irimbukiro ibihugu. Niba ushaka kubaho nta munaniro w'umuhangayiko, jya wita ku migisha ufite cyangwa se iyo witega uzageraho kuruta guta umwanya wibaza ku bibazo bikuziye. Buriya ngo n'uwo ushaka guseba uzagerageza gushimisha buri muntu uzigera utsinda. Ati nta muntu buryo wigeze umbabaza usibye bariya narinzi, bariya twari tuziranye. Imana ihereza imigisha bariya abantu tutaziranye. Burya isi irenganya abandi buri munsi. Nubona amenye y'intare ntuzibwire ko iri kugusekera. Urumva amagambo y'ubwenge izaba ishaka kukurya. Ngo burya kuba inyangamugayo bisobanuye kuba umwanzi wa bose wa buri umwe. Igisitaza cya mbere mu iterambere ry'umuntu n'umuryango we. Ibyo simbyemera nubwo ntazi icyo yarashatse kuvuga. Bamwita Leo Tolstoy. Ati uko uzita ku bintu cyane niko uzaba wongera uburibwe, amahirwe yo kubabara no kubabazwa. Burya abantu babana n'agahinda, depression cyane n'abanyabwenge, babandi bagira ibitekerezo. Uko uzagenzura ibintu cyane niko uzababara cyane. Ati nunyubaha ukamfata neza uzaba umeze nk'ikamba ry'umwami ku mutwe wanjye. Ese mwubaha abandi? Tekereza ko ari no kubigenda kugira ngo umuntu niba waramwubashye nawe akubahishe mu bandi cyangwa se kuvuge neza nawe mu bandi. Icyo ubibye nicyo usarura. Ubundi wakabaye warifuje urupfu kugira umenye agaciro kanya ko ku buzima. Wakamenya neza warageze ku gitanda cy'urupfu. Hari abantu nanjye nabonye wagira koko ngo ntago bazi agaciro k'ubuzima, babukiniramo rwose. Ubugwa neza, kuvuga neza buri gihe bizarema kwigirira icyizere cyangwa se ukwigirira icyizere, ndetse ubugwa neza mu ntekerezo, bubonera ibisubizo buri kibazo. Ugwa neza mu gutanga cyangwa se igihe utanga biri mu rukundo. Agahinda ni kimwe mu bitera abantu kwitekerezaho ndetse no gutekereza ku bandi. Ntukakinubire rero. Burya amagambo dutinya kuvuga ngo uzasanga ariyo akenewe kumvikana cyangwa se kuvugwa, ahubwo nyamara twebwe tukibanda mu kuvuga ibitagira umumaro. Ni byiza kugerageza kuba kure ya internet cyangwa se murandasi n'ibikoresho byayo, telefone n'ibindi nk'ibyo. Kuko igitangaje nugaruka nyuma y'ibyo uzasanga ntacyo wahombye. Ahubwo uzasanga uratakazaga ibintu by'ingenzi kuko mama wawe ari gusaza nyamara utabibona. Ibintu nko kuba harabo wakabaye witayeho cyangwa se witaho ukaba utabikora. Tubikorera WhatsApp twebwe. Ibintu nk'ibyo gusa. Bega ijambo tugezeho. Ubuzima burya ni icyizere. Niba udafite icyizere ubuzima buzatakara. Ayo ni amagambo ya Plato.
nubona wirije umunsi udasetse uzamenye ko uwo munsi utakaje. Burya ngo nta handi cyangwa se nta bandi baguta mu gico neza muri ambushe ku buryo bakugirira nabi, usibye bariya bazi icyo ugiye gukurikizaho gukora, icyo uri bukore mu kanya ejo cyangwa se mu myaka igiye kuza. Ntugasangize abandi rero ibitekerezo byawe, yewe n'umwe. Uko niko konyine nibwo buryo bwonyine uzagera iyo ugana amahoro. Nta na rimwe nzigera nubaha isi mu gihe cyose hari umwana utabona hano ku isi w'impumyi. N'iriya jambo wowe ukunze muri aya: ita ku bandi, ita ku bawe, gabanya kwishingikiriza kuri interineti, kuri murandasi, WhatsApp, guhamagara, oya, ahubwo basange ubiteho. Yewe niri nakunze, sinzi ngo unkurikiye uri hehe, gusa iyi nkuru igukoze ku mutima, hereza ikiganiro like, ujye munsi y'iyi video wandike ijambo rigira riti duhereza ibindi. Nanjye ndashyiramo agatege ubundi turusheho kubona amasomo y'ubuzima mw'abantu mwe. Mugisha Samuel, reka dusubire ubutaha.